Ndabasuhuje bakunze ibiganiro byacu mwe mudukunda kandi mudukurikira mwe mutuzirikana kandi mudushyigikira mwe mubana natwe ku muyoboro wa YouTube tunyuzaho ubutumwa bwiza n'indi miyoboro. Ndabasuhuje cyane kandi ndabashimiye cyane ko mugira mutyo, kandi ndasaba Imana kugira ngo ibahe cyane ibirenze ibyo mwasaba n'ibyo mutekereza. Ubutumwa bwiza mukurikira ijambo ry'Imana tubagezaho ribashe kubaha ubuzima, ribashe kubaha imibereho, ribashe guhumuriza imitima yanyu, ribashe kubarinda, kandi kubw'ibyo namwe musangiza abandi inyungu z'ibyo mugeraho biciye ku muyoboro wacu wa YouTube n'indi miyoboro tunyuzaho ubutumwa bwiza. Ku batanzi nitwa Emile Nshimiyimana, nezezwa no kubagezaho ineza y'Imana kuko nanjye yangezeho, iranduhura, impa amahoro, impa umutekano, impa gutekereza neza, impa kunyurwa no kwiyakira, impa kwishimira kubaho kuko namenye ko ndiho kuri ubu kandi nkazabaho iteka ryose mu Mana. Ibyo rero bituma nanjye nshishikazwa cyane no gufasha abandi, kuko ibyo twaherewe ubuntu twabiherewe ubuntu kugira ngo tubitangire ubundi, ariko tubikorera kuko tuzi inyungu yabyo. Utarakanda subscribe kuri YouTube channel abikore kugira ngo ajye akomeza kubona ibiganiro nk'ibi by'ihumure, by'ubwenge mvajuru, ibiganiro bitanga ibyiringiro by'ubuzima ndetse n'ubuzima bw'iteka ryose. Tugira WhatsApp group ku muntu utari wayijyaho, aratwandikira kuri 07844225 tumushyireho kugira ngo akomeze gusangira n'abandi ibiganiro byiza by'umukiro. Uyu munsi nifuje ko tuganira, ariko kandi hashingiwe ku bihe turimo nk'Abanyarwanda, aho twibuka abacu, abavandimwe, inshuti, ababyeyi, imiryango y'Abanyarwanda yapfuye izira jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi ni ibihe bitorohera Abanyarwanda, niyo mpamvu duhumurije mwe mwese Banyarwanda kandi Banyarwandakazi, mwe mwese mudukurikiye n'abazadukurikira, ababuze ababo, abafite imitima ibabaye, Abanyarwanda mwese muri rusange n'inshuti z'u Rwanda, turavuze tuti mukomere. Imana dusenga, Imana Data wa twese, Imana yaturemye, Imana idukunda kandi Imana ishobora byose, ihumuriza imitima yanyu, ihumuriza imitima yacu, iduhe gukomera no kwiyubaka no kureba imbere. Reka uyu munsi tuvuge tuti nk'uko abayobozi b'igihugu cyacu babidufashijemo kugira ngo u Rwanda rukomeze rwiyubake, yaba ari mu buryo bw'ubwiyunge, ubumwe n'ubwiyunge, yaba ari mu buryo bw'ubukungu. Reka tuvuge tuti ibyabaye ntibizongere kubaho, kandi na buri munyarwanda wese nyine nanone akomeze kugira uruhare rwo gushyigikira ibyiza u Rwanda
rukomeza kugenda rugeraho, ndetse na politike nziza nyine y'igihugu ishyira hamwe abanyarwanda ntibavangure, ahubwo ikabifuriza gutera imbere bakagera ku byiza byinshi. U Rwanda rwageze aho abantu bose batatekereza ko rwagera nyuma y'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikimenyetso cy'uko n'ibindi bitari byagerwaho byagerwaho, abantu bakomeje gukorera hamwe, gushyira hamwe no kureba ibyiza no kubishyigikira. Maze igihe ndeba ku by'abahanuzi bahanurira igihugu cy'u Rwanda intambara, bigiye bihari ku mbuga nkoranyambaga, muzabirebe muzabibona cyangwa byabagezeho. Abahanuzi bahanura ibibi, bavuga gusa intambara ku gihugu, mbese wakwibaza impamvu aricyo bashyize imbere. Ariko aho tugana ni heza. Ndahumuriza abanyarwanda mbabwira ko mu by'ukuri ndetse bene abo bantu badakwiriye kubatega amatwi. Ni ababarangaza, ni abaturangaza. Dukomeze dukore ibyo duhamagarirwa gukora, turebe imbere, dushyire imbere ibyiza. Ntawashidikanya ko niba umuntu ibyo atekereza ari ibibi gusa, mu by'ukuri atari n'umuntu wo gutegwa amatwi, kubera ko ibyo umuntu atekereza burya ari nabyo avuga. Ariko ntabwo Imana ifitanye ikibazo n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko abo bahanuzi baba babigaragaza, bakavuga ibyaha abanyarwanda bafite, bakavuga ibintu bigiye bitandukanye. Ariko ntabwo ari byo, ntabwo Imana iturebera mu byaha, ntabwo Imana iturebera mu byaha, siko bimeze. Iyo tugiye no mu byanditswe byera siko bitugaragariza ko Imana itareba umuntu nk'ireba yakoze iki n'iki. Icyakora Imana izi abantu nk'abanyabyaha ku bw'igicumuro cya Adamu, ariko ibyo nabyo Imana yagize icyo ibikoraho. Niyo mpamvu Yesu yaje mu isi, niyo mpamvu Yesu yapfuye apfira abanyabyaha, kwari ukugira ngo Imana ikemure ikibazo cyari hagati yayo n'abantu. Niba Yesu rero yarapfuye azira ibyaha byacu, azira ibyaha by'abari mu isi, byaba bitangaje abantu bakomeje kugaragaza abantu nk'aho Imana ibarebera muri bakoze iki, bakoze n'iki. Kutamenya ubutumwa bwiza n'icyo butanga bituma abantu batanamenya umugambi w'Imana ku muntu, bityo umuntu akareberwa aho Imana itamurebera, bityo akabaye kose ni Imana, ni Imana iri guhana abantu, ni Imana izahana abantu. Ntabwo ari byo. Nanjye nk'umuntu wamenye ubutumwa bwiza, nkabasha no kubusobanukirwa nkanabwizera, nanjye niyumvamo ko nagira uruhare ngatanga umusanzu wanjye ku gihugu cy'u Rwanda nisanze aricyo mvukiyemo, ni nacyo mbamo. Bityo rero nanjye nkwiye kubaka igihugu mu buryo bwose, harimo ndetse n'ubu buryo bw'ukuri kuzanwa n'ijambo ry'Imana kandi kubasha gukomeza imitima ya benshi. Ntabwo rero nifatikanije n'abafite iterabwoba ku gihugu cy'u Rwanda bakivugaho ibibi gusa, bavuga nyine ko Imana ikoze ibi n'ibi ariko bibi. Ntabwo nifatikanije nabo. Icya mbere, siho igihugu kigana,
ahubwo nyine politike y'igihugu aho igana ni ukunga abanyarwanda, ni ukubanisha abanyarwanda, ni ukwirinda no kurinda icyahungabanya umutekano w'abanyarwanda. Ntabwo rero politike y'igihugu igamije ibibi ku banyarwanda ku buryo umuntu yarebera u Rwanda mw'iyo shusho y'ibibi. Tugendeye rero no kw'icyo cyo kuba yaba ari umuyobozi mukuru w'igihugu ndetse na politike y'igihugu muri rusange, ibyo ishoreye ari byiza ubwabyo bikwiye gutuma tuvuga ngo ntawe ukwiriye kutwereka ko ibyo twavuyemo cyangwa se n'ibibi biruta ngo ari byo turi kuganamo. Ntabwo ari byo. Iyo myuka rwose ntabwo iva ku Mana, ariko n'Imana ubwayo mu ijambo ryayo ibyo yagaragaje ku bantu bituma duhakana nanone ibyo byitwa ubuhanuzi bw'iterabwoba ku bantu. Iyo dusomye nko muri Yesaya mu gice cya 40 ku murongo wabo wa 1 n'uwa 2, ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zabo zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Dukomere tubabwire ko intambara zishize. Imana iravuga ngo muhumurize abantu banjye, mubahumurize. Imana ivuga guhumuriza abantu bakavuga gutera ubwoba, abantu bakavuga iterabwoba, ntabwo numva uburyo birangira babishinja Imana, bavuga ko Imana ariyo ifitanye ikibazo n'abantu ko igiye gukora ibi n'ibi. Imana iravuga ko ibyaha by'abantu babibabariwe kandi ko Imana itabyirengagije, ahubwo ko yabibahaniye. Icyo bivuze ni uko Kristo yapfuye azira ibyaha by'abantu, bityo ubwo Imana yahannye Kristo yahannye n'abantu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo, aribyo n'ubundi Yesaya avuga mu gice cya 53 ngo yashenjaguriye gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Niba yarashenjaguwe azira gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro kikaba kuri we, byaba bitangaje twumva ko nanone Imana igendereye guhana abantu, igendereye kurimbura abantu mu gihugu cy'u Rwanda. Simpakanye ko nyine hariho umuriro uzajyemo abanyabyaha, ijambo ry'Imana rirabivuga, batazizera Yesu Kristo. Ariko ntabwo Imana igenda ijonjora umuntu uyu akora ibyaha, ateye gutya, akora ibi n'ibi, ari nacyo nyine abahanuzi birirwa babwira abantu. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo Imana yo itangaza ko yahannye abantu kandi ko yababariye, ko igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri Kristo. Ndetse twajya mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 ku murongo waho wa 1 aratubwira ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyo umuntu amaze kwizera Yesu aba abanye n'Imana amahoro kubwa Yesu Kristo. Hari amahoro azanwa no gutsindishirizwa. Ku bwacu ntawagaragara akiranuka imbere y'Imana, ariko twatsindishirijwe no kwizera, twagizwe abakiranutsi kubwo kwizera, bityo tubana n'Imana amahoro. Ibyo nibyo umuntu agomba kwemera, nibyo umuntu agomba kwakira, akibanira n'Imana amahoro. Ni nabwo butumwa bwiza tuvuga uko bwije n'uko bukeye, ni ukugira ngo n'imitima y'abantu rwose itekane, abantu bamenye uko Imana itubona tubikesha Yesu Kristo. Ntabwo
ari byo rwose ntabwo binakwiriye, kuko abantu bakeneye gutekana bagakora imirimo yabo batuje. Byaterambere igihugu kivuga kugira ngo rigerweho nuko abantu batekana bakareka iterabwoba aho ryaturuka hose bagakora. Ninde se wakora ibirambye azi ngo ejo intambara bari kuyimuhanurira iraje? Ahubwo abantu bamwe bashobora guhunga igihugu, abandi bagacika intege mu mishinga itandukanye bakoraga kubera ubwo buhanuzi abantu bahanura bw'iterabwoba. Numva rero bidakwiriye ko dutekereza Imana mu buryo butari bwo, ngo tuyitekereze ko idukurikiranye, igiye kutugirira nabi, igiye kumara abanyarwanda. Ntabwo ari byo. Gusa ikintu kibi nyine niyo mvugo abantu ahubwo bakoresha mu by'ukuri itari ikwiriye. Abahanuzi rero yaba ari ababishyira ku mbuga nkoranyambaga, intambara ziraje, ngo igihugu barakiragoswe, ngo ibintu byose, ibyo bintu byose bikwiye kwamagana. Bikwiye kwamaganwa. Ubwo igihugu gishyira imbaraga muri ibi cyangwa biriya kugira ngo abantu biyubake, amateka y'igihugu akomeze ahinduke, igihugu kiba igihugu amahanga akomeza kugana. Mu by'ukuri iyo turebye Visit Rwanda tukareba uburyo leta ifungura amarembo kugira ngo abantu basure igihugu cy'u Rwanda, kandi koko kikanasurwa n'amahanga, abantu baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, bitugaragariza ko amateka y'igihugu yahindutse. Igihugu cyacu ni igihugu umuntu yifuza gutembereramo aturutse mu Burayi, aturutse muri Amerika, akaza mu birunga, akaza akareba isuku igihugu gifite, umutekano n'ibindi, akareba customer care, akareba uburyo yakirwa neza n'abanyarwanda. Ibyo rero biragaragaza ishusho nziza, ndetse abantu batatekerezaga ko nyuma y'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda abantu bakongera, abantu baba igihugu nk'icyo ngicyo mu by'ukuri gikataje mu iterambere, kandi muri domene nyinshi ku ruhando mpuzamahanga. Nkumva rero nanjye ku ruhare rwanjye nahumuriza abantu nkavuga nti nibyo duhamagarirwa kubana n'Imana amahoro muri Kristo, ariko kandi Imana yo yakoze icyo yagombaga gukora, ku buryo ntabwo ikirebera abantu muri iki na kiriya nk'uko abantu benshi babitekereza. Umuntu akavuga ngo abanyarwanda bafite ibyaha, nibatihana nibatagira gutya biragenda gutya na gutya, ukibaza kwihana ari kuvuga ni ukuhe? Nanone ntubisobanukirwe. Ese wowe se ubivuga nta byaha ufite se? Wowe rishyashya se? Imana sirebye detaye akantu kose k'ubuzima bwawe, mu by'ukuri wowe yakubona iti? Ntabwo Imana ari uko itureba, ntabwo dutsindishirizwa muri ubwo buryo ku Mana. Irebye ityo nta muntu n'umwe wayihagarara imbere adatsinzwe. Ntabwo ari gutyo Imana ireba abantu, ngo ibyaha bibiri ngo cyangwa bitatu, ngo bitatu ngo cyangwa bine, ngo bitumye ngo Imana ngo igiye gukora ikintu gikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Oya, ibyo uko wabyita kose, uko wavuga ko werekwa uhishurirwa, ibyo byose ntabwo bivuye ku Mana. Ibyo ni imyuka mibi, ahubwo kandi iteza ingorane, iteza guhagarika imitima abandi. Iyo dusomye nanone mu gitabo cyangwa se mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 5 kugeza ku murongo mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorinto igice cyaho cya 5 umurongo
wa 19 haravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi none yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Imana muri Kristo yiyunze n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi irangije itubitse ijambo ry'umwuzuro. Isomye mu kindi Kinyarwanda c'est la parole, ni ijambo ry'ubwiyunge, la parole de la réconciliation, cyangwa se ijambo ry'ubwiyunge, ijambo ryo kubwira abantu ko Imana yiyunze nabo, niryo jambo yaduhaye kuvuga ko nta kibazo Imana ifitanye n'abantu, ko Imana yababariye abantu, ko abantu bakwiriye nabo kwakira izo mbabazi Imana yabahereye muri Kristo. Niryo jambo dufite kuvuga. Iyo tugiye nanone mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cyaho cya 10 umurongo waho wa 10, igitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 10 haratubwira ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubihejejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Muri Kristo Imana yaratwejeje, muri Kristo Imana yaratubabariye, ku buryo nayo makuru dukwiriye kuba tubwira abantu. Umurongo wa 17 w'igice cya 10 cy'Abaheburayo haravuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Umurongo wa 19, noneho rero ubwo ibyo bibababariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Ubwo Imana yatubabariye nta n'ibitambo by'ibyaha idusaba, kubera ko yamaze kutubabarira. Ni ikintu abantu bagomba kumva, ni ikintu abantu bagomba gusobanukirwa. Iterabwoba reka kuvaho, ukabaho ubuzima butari mu iterabwoba ry'abantu bo gukangisha Imana. Tukiri mu isi ibibazo ntibizabura, n'izo ntambara zirashoboka kubera ko turi mu isi. Niyo mpamvu hanafatwa ingamba zo kwirinda nyine, kubera ko tukiri mu isi n'abashaka kutugirira nabi ntibabura, ariko twe kubyitirira Imana, twe kuvuga ko Imana hari ibyo iri kugaba ku gihugu cy'u Rwanda. Oya, ibyo bintu tubireke, abitwa abahanuzi musigeho. Nifuje no kubagezaho amagambo y'ihumure dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 18 umurongo wa 23 kugeza ku wa 33. Ni amagambo agaragaza ikiganiro Aburahamu yagiranye n'Imana ubwo Imana yamubwiraga ko igiye kurimbura Sodomu na Gomora. Aburahamu aramwegera aramubaza ati, warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50. Waharimbura se ukanga kuhareka kubwo abakiranutsi 50 bahari? Ntibikakugaragareho, ntibikaguturukeho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, abakiranutsi bagahanwa, abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirazira. Umucamanza w'abari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera. Uwo ni Aburahamu urimo arasaba Imana ngo nihaboneka abakiranutsi nka 50 Imana ntiri muri Sodomu. Uwiteka aramusubiza ati, nimbona i Sodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu nzahababarira hose ku bwawe. Imana ivuga ko habonetse abakiranutsi 50 izababarira i Sodomu ku bw'abakiranutsi 50. Ibi bituma nibaza nti, ese mwe muhanura ubundi mwe muri mu kihe cyiciro cy'ijambo ry'Imana? Se muri abanyabyaha, muri abakiranutsi? Niba se muri abakiranutsi, kuki mutakumva se noneho ko Imana yarinda igihugu ku bwanyu basi? Kuko Imana iri kuvuga ngo sinari mbonyemo 50 ntabwo ntarimbura icyo gihugu. Ngaho twumva icyo kintu.
niba mutari abakiranutsi kandi byaba bibabaje muvuga ko ari mwebwe Imana ivugisha. Ese mwibavugisha iki? Hano yabwiraga Aburahamu kuko yari umukiranutsi wanyu, kandi mubwira ko bidashoboka ko habonetse abakiranutsi 50 Imana yarimbura i Sodomu, kandi harimo abo bakiranutsi mu by'ukuri 50. Aburahamu arongera aramubwira ati mpangaye kuvugana n'umwami wanjye nubwo ndi umukungugu n'ivu gusa. Ahari ku bakiranutsi 50 hazaburamo 5, uzarimbura umudugudu wose kuko habuzemo 5? Aramusubiza ati sinzawurimbura nimbonayo 45. Imana iravuga ko niyo haboneka 45 itarimbura uwo mudugudu. Aramusubiza ati sinzawurimbura nimbonayo 45. Arongera aramubwira ati ahari hazabonekamo 40. Imibare iri kumanuka. Aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 40. Tekereze, aramubwira ati umwami ye kurakara, nanjye ndavuga ahari hazabonekamo 30. Tugende dutega amatwi twumva ibyo bintu. Aramusubiza ati sinzawurimbura nimbonayo 30. Bavuye kuri 50 bageze kuri 30. Aramubwira ati dore mpangaye kuvugana n'umwami wanjye, ahari hazabonekamo 20. Aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 20. Aramubwira ati umwami ye kurakara, reka mvuge rimwe gusa, ahari hazabonekamo 10. Aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 10. Uwiteka arigendera amaze kuvugana na Aburahamu asubiriwe. Imana ishimwe cyane. Noneho niba Imana itazarimbura umudugudu kubw'abakiranutsi 10, urumva bavuye kuri 50 babaye 10. Umuntu yakwibaza, ese mutekereza muti igihugu cy'u Rwanda ku bijyanye n'abakiranutsi? Igihugu cy'u Rwanda kirimo abakiranutsi ndetse benshi, yewe ntabwo harimo 10 nk'uko Aburahamu yasabye, ntiharimo 20, ntiharimo 30, ntabwo harimo 35, ntabwo harimo 40, ntabwo harimo 45, ntabwo harimo 50, ntabwo harimo 60, ntabwo harimo 70, ntabwo harimo 80, ntabwo harimo 90, nta nubwo harimo 100. Mu gihugu cy'u Rwanda harimo abakiranutsi benshi, ahubwo ikigaragara ntabwo abantu bamenye ibanga ryo gukiranuka, bamenye uburyo umuntu aba umukiranutsi, bamenye ko no mu Rwanda harimo abakiranutsi ndetse benshi. Ntabwo bivuze nyine ko hatarimo n'abanyabyaha ndetse benshi cyane, ariko ntabwo Imana yavuze ko itari burimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Bivuze iki? Bivuze ngo yanarinda igihugu cy'u Rwanda no ku bwabo bakiranutsi. Nk'uko turi kubibona Aburahamu avuga, bigaragara ko Imana yanarinda igihugu no ku bwabo bakiranutsi bakirimo. Ntabwo rero twakwemera ibyo abantu bavuga ngo ibyago biraje, igikuba kiracitse. Oya, abantu nibatekane, abantu nibakore imirimo yabo kimwe. Leta, igihugu bwacyo gishyize imbere ibyiza ku baturage bacyo, kuko byabaye kuko leta yari icyo gihe nyine yari ishyigikiye ibyo bibi byakozwe, naho ubundi leta ishyize imbere ibyiza ku baturage. Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri ni iki turimo turareba nacyo, ko mu by'ukuri ijambo ry'Imana hari icyo rivuga ku gihugu, hari icyo Imana ivuga ku bantu, hari icyo Imana ivuga ku bakiranutsi bayo n'uburyo irinda n'abandi bose kubw'abakiranutsi. Ubwo twatsindishijwe no kwizera
dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ayo mahoro turayafite, ariko tukanahesha abandi amahoro, kubera ko aho turi haba harinzwe n'Imana. Ubwo burinzi rero bukagera no ku bandi. Reka mvuge rero ngo duhumure, dutekane, dukomeze tureba ibidufitiye akamaro, dukomeze tujye imbere, turebe ibitwubaka, ntiduha amatwi yacu mu by'ukuri abadutera ubwoba, abaduhungabanya, abatuma dukuka imitima, twibaza byinshi tudafitiye ibisubizo kandi bitanahari mu by'ukuri, ahubwo turebe imbere, turebe ibidufitiye akamaro. Nabigarukaho iyo tubona hari ibyemezo bifatwa ku miryango ishingiye ku myemerere, tujye tubitekerezaho, twibaze n'impamvu yabyo. Niba igishyizwe imbere ari iterabwoba ku bantu, guca morale abantu n'ibyo bakoraga bakabihagarika, abantu bamwe bashobora no guhunga igihugu kubera iryo terabwoba, abandi indwara zo guhagarika imitima n'ibiki byose kubera iryo terabwoba. Birakwiye rero ko abantu bamenya ko n'ibyo bintu bidafitiye abantu akamaro, ahubwo ari ibibaca intege. Wakwibaza impamvu na leta nyine ko yanabishyigikira, ishyizeho n'ingamba zo kubirimita, zo kubigabanya uko zaba zimeze kose, kugira ngo abantu batekane bakora imirimo yabo. Wanabyumva nyine, kubera ko imbuto ibyo bintu byera mu bantu ni imbuto mbi cyane. Naho ubundi ntabwo leta irwanya ibyiza, ntabwo leta yanga ibyiza, ahubwo nyine ari ibyo yanariza bakabitekerezaho, bakabona aho kugira ngo bigirire abantu umumaro, ahubwo birabangiza. Rimwe na rimwe nabo byangiza ubwabo, bakaba batazi ko ari byo bibangiza ahubwo. Ubwo rero twitondere ibyo bintu, ntitubihe umwanya abo bantu, ntitubumve, turinde imitima yacu, dukore imirimo idufitiye akamaro, duteze imbere igihugu, dufatikanye n'abandi mu byagirira akamaro igihugu. Dusenge. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye ko dukunda kandi ukaba warabyandikishije, ukavuga ko wiyunze natwe muri Kristo, ukaba utakitubaraho ibyaha byacu. Kandi turagushimira ko iyo nkuru nziza yageze mu matwi yacu, ndetse tukayizera. Dusabiye n'abatari bizera ubutumwa bwiza kugira ngo nabo bizere barokorwe n'ubutumwa bwiza. Kandi dusaba igihugu cy'u Rwanda gukomera, imitima y'Abanyarwanda ikomere mu gihe nk'iki kigoye. Abanyarwanda bagire ihumure mu mitima, kandi natwe mu by'ukuri abo wahaye no kuvuga ijambo ry'ubutumwa bwiza, ukomeze kuduha gushira amanga n'uburyo bwose buboneke, kugira ngo benshi bamenye ubutumwa bwiza, kuko bigaragara ko ari igisubizo ku bibazo abantu bafite, bibaza batabonera ibisubizo. Ibibahagarika umutima byose bibasha guhagarara biciye mu ijambo ry'ubutumwa bwiza. Abanyarwanda duha amahoro muri rusange, uturinde n'intambara za hato na hato, kugira ngo byose ibikorwa bikorerwe mu ituze n'umutekano, maze n'izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro biciye mu bana bawe bari mu gihugu cy'u Rwanda, abo wabyaje ijambo ry'ubutumwa bwiza. Muri byose rero ukomeze guhabwa icyubahiro none iteka ryose bwa Yesu. Amen.